Reka ngushimire kandi nkubwire ngo wakoze cyane guhitamo kumva Radio Rwanda. Ikiganiro ni Papa's Rwanda mugezwaho nanjye muri numwiza. Papa's Rwanda rero ni umuryango urimo gufatanya n'abanyarwanda bose muri rusange kugira ngo dufatanyiriza hamwe kubaka u Rwanda rufite intego kandi dufatanyiriza hamwe kurwanya ibiyobyabwenge ndetse tubirandura mu gihugu cyacu. Wowe twumva uri hirya no hino ku isi, nawe nguhaye ikaze. Ushobora no kunyarukira kuri social media za Papa's Rwanda ukatubwira uko umerewe, ukatubwira uko waramutse cyangwa se wiriwe, aho bitewe naho uherereye. Ushobora kujya kuri Facebook ni Papa's Rwanda, hanyuma kuri Instagram, Twitter, YouTube, aho hose ni Papa's Rwanda. Ushobora kutwohereza ubutumwa bugufiya hanyuma tukamenya yuko nawe uri kumwe natwe. Uyu munsi rero ntago ndi jyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa wacu muri studio, aho agiye kutuganiriza byinshi cyane ku byerekeranye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco. Rero agiye kutubwira byinshi cyane ku byerekeranye n'ibyo bakora n'uburyo bafasha abanyarwanda muri rusange kwibogotora ibyo biyobyabwenge, ndetse n'uburyo buri muntu wese ashobora kumva uruhare rwe muri iyi gahunda yo gufasha abanyarwanda muri rusange. Turakwakiriye muri studio za Radio Rwanda. Turabashimiye cyane kutwakira yego muri iki kiganiro. Reka dutangiye twibwira abantu baduteze amatwi. Nitwa Ngwije Jeanne Pomsen. Yego. Nkora mu kigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco. Yego. Ndi umuyobozi w'ishami rishinzwe gukumira imyitwarire ibangamira abaturage no gusubiza mu buzima busanzwe abarangije kugororwa. Ikigo rero cy'igihugu gishinzwe igororamuco, NRS mu magambo ahinnye y'icyongereza, ni ikigo cya leta cyagiyeho mu mwaka w'ibihumbi 2017. Ni ikigo gifite icyicaro mu karere ka Karongi mu ntara y'Uburengerazuba. Kiza cyane. Kikaba rero gifite inshingano rusange cyahawe, ni inshingano yo guca imyitwarire yose ibangamira abaturage binyujijwe mu kugorora umuco, gutanga uburere, ubumenyi n'ubumenyi ngiro. Yego. Yego. Urakoze cyane. Ahangaha turagira ngo yenda dufashe nkuko wabivuze mu magambo ahinnye NRC. Hanyuma turagira ngo tumenye neza ese yubakiye kuzihe nkingi, ni ibihe bintu by'ingenzi cyane umuntu ashobora kubamenya avuga ati izi ni indangagaciro z'iki kigo kandi babikora mu buryo bwinitse ariko biciye muri izi nzira. Nkuko twari tubabwiye, ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco gifite inshingano rusange yo guca imyitwarire yose ibangamira abaturage binyujijwe mu kugorora umuco, gutanga uburere, ubumenyi n'ubumenyi ngiro. Kugira ngo rero tugere kuri iyi ntego rusange cyangwa ku nshingano rusange, twubakira ibikorwa byacu ku nkingi enye. Inkingi ya mbere ijyanye no gukumira imyitwarire yose ibangamira abaturage. Yego. Gukumira. Yego. Gwena turaza kubisobanura byimbitse. Inkingi ya kabiri ijyanye no kugorora abagaragaweho n'imyitwarire ibangamira abaturage. Inkingi ya gatatu igendanye no gusubiza mu buzima busanzwe cyangwa se gufasha abarangije igororamuco kongera kwisanga mu muryango nyarwanda. Inkingi ya kane rero niyo gukorana n'izindi nzego zifite inshingano, zifite aho zihuriye n'iki kibazo, tugakorana nazo kugira ngo twubake u Rwanda ruzira ibiyobyabwenge n'imyitwarire ibangamira abaturage. Yego. Byiza cyane. Hari aho wakomoje ari naho hadutwara ku kibazo nifuza kukubaza ku byerekeranye no gukumira. Yego. Cyangwa se ni ziyo strategy muri societe yacu dushobora gukora mu buryo bwo gukumira abantu kutishora mu biyobyabwenge. Uburyo twakoresha bwiza bwo gukumira iki kibazo cyangwa se
gukumira abakomeza kwishora muri iyi myitwarire ibangamira abaturage. yego ariko wenda twanamanza gusobanura, nakunze gukoresha imyitwarire ibangamira abaturage. ubundi ni iki? Ni imyitwarire yose irimo gukoresha ibiyobyabwenge, ubuzererezi, urugomo, kuba abantu bacururiza mu mihanda cyangwa se mu buryo butemewe, imico irimo uburaya, yego ubusinzi, n'indi yose ishobora kubangamira ituze rya rubanda. icyo ni cyo twita imyitwarire ibangamira abaturage. uburyo rero buboneye bwo gukumira iyi myitwarire, yego icya mbere, umuryango nyarwanda, abagize umuryango nyarwanda dushaka ko buri wese yumva uburemere bw'iki kibazo turi kuvuga. ikibazo cy'imyitwarire ibangamira abaturage, ikibazo cy'abana bari gukoresha ibiyobyabwenge, ikibazo cy'abana bari kwishora mu businzi. uburyo bwa mbere bwo kubikumira ni uko abagize umuryango nyarwanda bose, buri wese, duhereye ku bato, abakuru, urubyiruko, ababyeyi, abo mu nzego zitandukanye, buri wese yumva uburemere bw'iki kibazo ndetse akumva n'uruhare rwe mu gukumira kino kibazo. yego ubundi buryo bwa kabiri buboneye twavuga bwakoreshwa, hari gahunda ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco kirimo gutangiza, yitwa igororamuco ribereye mu muryango. yego ubu ni uburyo twitezeho umusaruro ukomeye mu gukumira iyi myitwarire yose turi kuvuga. nabasobanurira wenda muri make igororamuco rikoreye mu muryango ni iki, rikora gute. ibi bibazo byose tubona yego by'abana bari gukoresha ibiyobyabwenge, abana bari kwishora mu busererezi, abana bishora mu bujura, abana bishora mu businzi, mu buraya n'ibindi, ni ibibazo bibera mu muryango yego ndetse bifite umuzi mu muryango. dufatanije rero n'urwego rw'akarere, turi gutangiza iyi gahunda y'igororamuco ribereye mu muryango, aho dushaka kongera uruhare rw'abagize umuryango ndetse n'abayobozi b'inzego zegereye umuryango, yego bakumva neza kino kibazo ndetse bakagira n'uruhare mu kugikemura. mu igororamuco rero ribereye ku muryango, turateganya ko ku rwego rw'umudugudu hazashyirwaho komite y'abantu 5. iyi komite y'abantu 5 igizwe n'umukuru w'umudugudu, yego igizwe n'umuntu ushinzwe imibereho myiza mu mudugudu, igizwe n'urubyiruko, n'umwe mu rubyiruko rw'abakorerabushake, igizwe n'umwe mu bahagarariye inshuti z'umuryango ndetse na mutwarasibo. umusaruro tubategerejeho rero ni uko bazajya bareba mu mudugudu wabo batuyemo, bagakora urutonde rw'urubyiruko rwaba rukoresha ibiyobyabwenge cyangwa se urubyiruko rufite amahirwe menshi yo kwishora mu biyobyabwenge, bakamanza kurumenya, yego bagakora urutonde rwabo. ikindi, iyi komite izamenya muri wa mudugudu abana cyangwa se imiryango ifite abana bari mu buzererezi cyangwa se bafite ibyago byo kujya mu buzererezi. ikindi, bazamenya imiryango irimo amakimbirane ashobora kuba yatuma abana bishora muri ibyo bibazo turi kuvuga. noneho nibamara kumenya iyo miryango n'urwo rubyiruko ruri muri ibyo bibazo, batangire gusura iyo miryango ndetse bakorane inama cyangwa se bakorane amahugurwa n'abo bantu batoranije bafite ibyo bibazo, yego bagirwe inama zo kureka ibyo bibazo no kubivamo hakiri kare inzira z'ikigendwa. ni uburyo rero twumva twitezeho umusaruro ukomeye, kuko ya mibare twabonaga myinshi y'abana bakoresha ibiyobyabwenge, ikibazo kikamenyekana nyuma, umwana bamujyana mu kigo ngororamuco, bizajya bimenyekana hakiri kare, afashwe ikibazo kitari cyaba kinini. ubundi buryo rero ni ubukangurambaga, yego gukomeza kwigisha abagize umuryango nyarwanda. tubikora binyuze mu nteko z'abaturage, mu mugoroba w'umuryango, gutanga ibiganiro kuri radiyo na televiziyo nk'uku,
ndetse no gushyira imbaraga muri karabu z'urubyiruko zo kurwanya ibiyobyabwenge. ubwo buryo rero kumva ari bwo buryo buboneye bwadufasha mu gukumira kino kibazo, ariko kandi abagize umuryango nyarwanda buri wese akumva uburemere bw'ikibazo, ndetse buri wese akumva kimuhangayikishije, akaba yagira n'uruhare mu kugira ngo akumire kino kibazo. murakoze. akoze cyane rwose ku bisobanuro byiza uduhaye. ahangaha ko wakomoje ku buryo bwo gufatanya n'ababyeyi, ahangaha ndimo kwibaza, iyo umubyeyi noneho akoresha ibiyobyabwenge, uyu mwana azamufasha ate? yenda reka icyo ni kimwe uraza kureba uburyo usubiza kugira ngo yenda umwana ari kumwe umubyeyi noneho niwe ufite ikibazo cyo gukoresha ibiyobyabwenge, harya uwo mwana afashwa ate n'umubyeyi we yabona gute ubufasha? ahangaha turimo gufatanya n'ababyeyi muri sosiyete kugira ngo dufashe aba bana batoya barimo kugerageza kwishora mu biyobyabwenge, kugira ngo mu by'ukuri umuntu arinde ubuzima bwabo bw'ejo hazaza, batayishora muri ubwo burayi, batishora muri ibyo biyobyabwenge, ab'inzoga n'ibindi nkabyo. ahangaha turimo gufatanya nk'uko wabivuze, nk'uko wabisobanuye. ahangaha noneho ni izihe cyangwa se ni ubuhe buryo ababyeyi mu bitezeho umusaruro muri iyi nzira yo kugira ngo twese dufatanyije hamwe kugira ngo turwanye ibiyobyabwenge? uruhare rw'ababyeyi ni uruhe, cyangwa se abarezi muri rusange? ndabashimiye. hari icyo mwarimu ubanje kuvuga muti umubyeyi we uri gukoresha ibiyobyabwenge, harya ubwo we arafashwa ate? mu kinyarwanda baravuga ngo uwiba ahetse aba yigisha uri mu mugongo. birumvikana rero niba umubyeyi ari gukoresha ibiyobyabwenge, amahirwe menshi ni uko n'abana yabyaye bashobora kwigana ibyo umubyeyi wabo akora. ega biroroshye kwigana kurusha uko waba wigisha umuntu ibyo udakora. biroroshye. aha rero niyo mpamvu tugaruka ku nshingano z'ababyeyi nk'uko mwari mubivuze. ababyeyi tubitezeho iki? ubundi twemera ko umubyeyi afite uruhare runini mu kurangiza kino kibazo turi kuganiraho. niyo mpamvu umuntu wese wumva ko agiye kwinjira mu nshingano zo kuba umubyeyi agomba gutekereza cyane, akumva neza inshingano yinjiyemo n'ikimutegereje. kubera ko iyo umaze kuba umubyeyi, umaze kubyara, tugutegerejeho gutanga uburere no kuba urugero rwiza ku bo wabyaye. buriya abana umuntu wa mbere bigana ni umubyeyi. rero umubyeyi mu gihe yatanze uburere bwiza, agatanga urugero rwiza, nubwo wenda umwana ashobora guhura n'ibindi bishobora kumuhindura, ariko umubyeyi yatanze urugero rwiza, amahirwe menshi ni uko umwana agendera muri iyo nzira yigishijwe akiri mutoya. ikindi rero dutegerejeho umubyeyi, ababyeyi tubategerejeho guha abana babo ibyo bakeneye, ariko biri mu bushobozi bwabo. guha abana babo ibyo bakeneye biri mu bushobozi bwabo. kuba wabyaye umwana, tugutegerejeho gufasha uwo mwana mu burere, ukamuha ibyangombwa bituma akura neza, akajya ku ishuri. uramuha rero ibyangombwa, ariko nanone biri mu bushobozi bwawe. mu gihe hari ibitabonetse waburiye ubushobozi, ni ngombwa gusobanurira umwana, ukamubwira kunyurwa n'ibyo yabonye. kuko hari ubwo bijya bigaragara ko hari n'abana bamwe na bamwe bifuza ibyo babonanye abandi, bikaba byatuma bibashora mu myitwarire mibi, yaba iyo y'ubujura cyangwa se kuba bacuruza ibiyobyabwenge kugira ngo babone bya bindi bari kurarikira. umubyeyi rero agomba kuba maso. ikindi rero dutegerejeho umubyeyi ni ukurera akoresheje ubugwaneza. turabyita positive parenting, kurera akoresheje ubugwaneza. umwana akenewe kwitabwaho, umwana akenewe guhabwa umurongo, umwana akenewe guterwa umwete, umwana akenewe gukosorwa hakoresheje ubugwaneza, tutamuhutaza, tutamuha ibihano bimubabaje cyane. aho rero byagiye bigaragara ko hari n'ababyeyi bamwe na bamwe bahana abana nabi, cyangwa se bagwa nabi abana babo ku rugero rurenze, abana bikabananira, bakaba bava mu ngo bakajya kuba mu mihanda, cyangwa se bakaba nabo bagira imico mibi. icyo rero cyo kurera mu bugwaneza
nacyo ni ingenzi ku babyeyi. Ikindi, ababyeyi bakwiye guha abana babo umwanya uhagije. Igihe kirakomeye cyane, umubyeyi akwiye guha umwana we umwanya uhagije wo kuganira nawe no kungurana ibitekerezo nawe. Iki rero kirakomeye cyane cyane muri iyi minsi, aho ubona umwanya w'ababyeyi uri kugenda uba muke cyane. Turazindukira mu kazi mu gitondo kare cyane, ugataha ukerewe, ntuzagire umwanya uganira n'abana, ntuzagire umwanya uharira abana. Kandi iyo uganiye n'umwana mu inshuti, wubaka ubumwe nabo, bakakubwira ibibaremereye, ibibateye ubwoba, ibyo bafiteho impungenge, abana bari kubashuka, ibyo byose bagenda babikubwira iyo wabahaye umwanya. Aha rero ababyeyi turanashima na leta yuko nibura yanongeye amasaha yo gutangira akazi. Ababyeyi tubona umwanya wo kubonana n'abana tubaganiriza. Aha rero byagiye bigaragara ko umubyeyi umara umwanya munini atabonanye n'umwana, ntamenya ibyo arimo, ntamenya inshuti ze, ntamenya ibibazo yibaza, n'umwana nawe aramubura, ibyo yagombaga kumubaza akamubura, ahubwo akajya kubibaza abandi bana bashobora kumushuka. Ikindi rero dutegerejeho ababyeyi ni ukumenya inshuti z'abana babo. Iki nacyo kirakomeye cyane cyane nk'abana batangiye kugera mu myaka 12, 13, 14, ni ya myaka nyine tuyita imyaka ya adolescence. Abana baba batangiye kugira izindi nshuti. Aha rero tugomba kuba maso. Ntago turababuza kugira inshuti, ariko turamenya inshuti zabo, ibyo bakunda kuganira, tumenye ibyo umwana atindamo cyane, ni ibiki atindamo, ni ibiki aho umwanya. Kuko iyo tutabikoze hari igihe urangara umwana ukamuha rugari, ukazajya kwibuka yarahuye n'ikigare. Ikigare kimujyana mu ngeso mbi z'ibiyobyabwenge. Twagiye tubona ingero mu bigo ngororamuco, aho ubaza umwana byagenze gute kugira ngo wisange kuri uru rwego rwo gukoresha ibiyobyabwenge. Abana bakatubwira ati rero ni abandi bana banshutse, nahuye n'inshuti mbi, batangira kubinyigisha buhoro buhoro, birangira nanjye mbikozeho, nsomaho ngo numve uko bimeze, bigera naho mbi imbata yabyo, ku buryo no kugera nageze ku rwego rw'uko ntashobora gupfa kubireka. Akaba ariyo mpamvu nyine bazanywe mu igororamuco. Ababyeyi rero turumva ko dufite inshingano ikomeye cyane yo kubungabunga abana bacu, kubaba hafi, kubereka urugero rwiza, kuganira nabo no kubafasha mu byangombwa bakeneye ariko dufitiye ubushobozi. Ibitabonetse ukabasobanurira, ukicarana nawe ukamusobanurira. Iki rero turamutse tugikoze kandi umubyeyi wese akumva ko ari inshingano ye, ntago byumvikana uburyo wabyara warangiza nyine ukarekera, ntiwite kuwo ubyaye. Tujya tubona ingero zimwe na zimwe nanone z'ababyeyi birengagiza inshingano zabo nkana, ugasanga abana bagiye mu mihanda, bagiye mu biyobyabwenge. Wanahura n'uwo mubyeyi ukumva ntahangayitse. Nta wundi muntu wagakwiye guhangayikira umwana bwa mbere kurenza umubyeyi. Aha rero twumve ko ari inshingano zacu, tubishyiremo imbaraga nk'ababyeyi, kandi hari ikizakorwa ndetse hari n'icyo byahindura. Murakoze cyane. Ahangaha rwose ni byiza kandi ni ko kuri umubyeyi yatagize uruhare mu buzima bw'umwana we, bivuga ngo niwe amarana umwanya munini. Nyine baravuka ariko batinda mu maboko yacu igihe kinini. Ahangaha ariko ugarutse inyuma gatoya, aba bana usanga bamara umwanya munini cyane ku mashuri. Bamara umwanya munini cyane ku mashuri ku buryo n'ababyeyi babo bashobora kuba babona gake cyane yenda gashoboka kubera yenda impamvu z'amasomo. Tagira ngo yenda dufasha ahangaha ni mu gufatanya n'inzego zose muri rusange, ni izihe nshingano cyangwa se ni uruhe ruhare rw'amashuri cyangwa se rw'abarezi mu gufatanya n'abanyarwanda muri rusange kugira ngo aba bana batoya be kwishora mu biyobyabwenge? Ubundi ishuri cyangwa se umurezi cyangwa se umwarimu
ni umubyeyi wa kabiri. yego ubundi umwana agira ababyeyi babiri b'ingenzi. umubyeyi wa mbere nyine ni umubyeyi wamubyaye, ni papa ni mama bamubyaye. undi mubyeyi wa kabiri Yego. nawe ufite uruhare rukomeye mu burezi n'uburere bw'umwana, Yego. ni umwarimu cyangwa se ishuri muri rusange. ishuri rero naryo turitegerejeho ikintu kinini cyane mu gufasha uyu mwana kumurinda kuba yakwishora mu biyobyabwenge. ni n'amahire ko ubu mu mashuri hari gukoreshwa integanyanyigisho ishingiye ku bushobozi, bakunda kuyivuga mu rurimi rw'icyongereza ngo competence based curriculum. nagerageje gusoma iyi mfashanyigisho mbonamo ko yibanda ku bintu bitatu. icya mbere ni ubumenyi, icya kabiri ubumenyi ngiro cyangwa se skills, icya gatatu ni ubukesha aho amashuri tuyategerejeho guha umwana uburere bwiza, ikinyabupfura, imyitwarire myiza, kumurinda ibiyobyabwenge, kumurinda bwa bujura, kumurinda gusuzugura n'ibindi byinshi. Yego. ishuri rero icya mbere tubategerejeho gutoza abanyeshuri kwirinda ibiyobyabwenge. yego umunyeshuri akaba afite intego y'icyo ashaka kugeraho. ndimo kwiga ariko nshaka kugera kuri iki, ndi kwiga nshaka kuzaba dogiteri uvura abanyarwanda. ishuri rikamufasha kubaka iyo ntego ye, ariko rikamubwira urangaye gato iyi ntego yawe ntuzayigeraho. dufite ingero z'abana benshi mu bigo ngororamuco bya Iwawa, mu bigo ngororamuco, ikigo ngororamuco cya Nyamagabe n'icya Gitagata. ingero z'abana benshi bari muri kaminuza, abiga muri kaminuza icyiciro cya mbere, icyiciro cya kabiri, abari bari muri masters, abari bari muri segonderi ni benshi cyane, abacikishirije ni benshi, bari mu ishuri ariko kubera hari icyuho cyabaye. yego icyuho gishobora kuba cyaraturutse ku mubyeyi cyangwa se ku ishuri. hari icyuho cyabaye mu bufatanye bw'umubyeyi n'ishuri. yego umwana akisanga mu biyobyabwenge, kandi hari abagiye bisanga muri iyo mico y'ibiyobyabwenge babiboneye ku ishuri. Yego. abandi bana babibahereye ku ishuri. rero icya mbere ni ugutoza abana kwirinda ibiyobyabwenge, ariko amashuri akanashyiraho ingamba zihamye Yego. zo kurinda ko ibiyobyabwenge byakwinjira muri iryo shuri. bagashyiraho uburyo bukomeye buhamye bwo kurinda ko byakwinjira mu ishuri, byo kurinda ko abanyeshuri bashobora kugirana imishyikirano n'abandi bantu bo hanze bashobora kubibaha no kubibinjizamo. ubwo buryo bukaba buhari, hakaba ubufatanye n'izindi nzego. ikindi hari karabu zo kurwanya ibiyobyabwenge mu bigo by'amashuri. Yego. ese ziri gukora gute? zigashyirwamo imbaraga, kuko umunyeshuri wese akumva ububi bwo gukoresha ibiyobyabwenge. kuko umunyeshuri wese aramutse abyumvishe akumva ubuhamya bw'abagiye mu biyobyabwenge bagatakaza amashuri, ubu bakaba bakirwana nabyo, imyaka ikaba ibaye 10-15 bakirwana nabyo, kubyikura byarabananiye. ngira ngo nta mwana w'umunyarwanda wakongera no gutekereza no kugikoraho no kubigerageza. Yego. kubera bifite ingaruka zikomeye cyane, kandi bitangira gake bamubwira somaho wumve, akabasomyeho, ejo akongera, yukozeho rimwe kabiri gatatu, noneho biba akamenyero. byamara kuba akamenyero bikarangira ubaye imbata. wamara kuba imbata yabyo, iyo umaze kuba imbata y'ikiyobyabwenge ukora igishoboka cyose ukakibona, kuko ntushobora kumara umunsi utakibonye. iyo utakibonye umubiri urakikwishyuza, umubiri ukakurya, ibimenyetso bikaza bidasanzwe mu mubiri, ku buryo ukora ibishoboka byose ngo ukibone. niho rero babana, kubera ibiyobyabwenge biranahenda cyane buriya, niho babana kubera umubiri uri kubibasaba, bahitamo n'inzira zo gutangira kwiba kugira ngo babone amafaranga yo kubigura. rero ishuri rikwiye kuba maso, yego rigafasha abo bana kumvikanisha ingaruka z'iki kintu, kubafasha kubyirinda no kubyamaganira kure. ikindi rero dusaba ibigo by'amashuri ni ukumenya b'abana bashobora kugira ibyago byo kwishora muri iyi biyobyabwenge, kuko buriya ikigo cy'ishuri hari abana uba ubona bafite imico idasanzwe, Yego. cyangwa se ari kugendera mu kigare gishobora kumugeza kure. ni ngombwa ko rero bamenyekana hakiri kare, bagahabwa ubujyanama hakiri kare. ikindi rero twavuga mu byo guca ubuzererezi nanone, ni ngombwa ko ibigo by'amashuri bimenya abana bava mu miryango ifite ibibazo, abana bava mu miryango ifite amakimbirane, abana bava mu miryango irimo ababyeyi
bashobora kuba bakoresha ibyo biyobyabwenge, abana bava mu miryango irimo ibibazo bitandukanye, abo bana noneho iyo bamaze kumenyekana bitabwaho by'umwihariko, bagafashwa by'umwihariko, ndetse abo babyeyi bafite ibibazo by'umwihariko iyo bamaze kumenyekana ni ngombwa ko ishuri rifatanya nabo rigakorana nabo urugendo rwo kubafasha kwifasha. Ikindi ni uko ishuri ryakorana n'inzego z'ibanze mu gukemura bino bibazo byugarije abana b'Abanyarwanda. ubwo bufatanye bubaye ikibazo cyagenda kigabanuka kuko twabonye ko no mu mashuri kirimo. Yego, urakoze cyane. Reka nibutse umuntu uduteze amatwi yuko murimo kumva ikiganiro Papa's Rwanda mutegurirwa n'umuryango Papa's Rwanda, tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu, umwe mu bakozi b'ikigo gikomeye cyane gishinzwe igororamuco hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, akaba arimo kutugezaho amakuru meza cyane y'uburyo inzego zitandukanye hirya no hino mu gihugu, uburyo abantu bashobora gufatanya bakarwanira umugozi umwe, cyangwa se twese hamwe nk'Abanyarwanda, buri muntu wese ahari, abe mu mashuri, mu nzego z'uburezi, aho hose mu by'ukuri tugafatanya kugira ngo turandure ndetse tunarinde abana bacu kwishora mu biyobyabwenge. Rero Jeanne, dusa nk'abagiye kugana ku musozo w'iki kiganiro. Aha, nk'uko twakomeje kubiganira, yego, ikibazo cy'ibiyobyabwenge, ikibazo cy'abana bishora mu buzererezi, ikibazo cy'abana bari kwishora mu businzi, ikibazo cy'abana n'urubyiruko bari kwishora mu bujura, ni ikibazo gikomeye. Umuntu wese akwiye kumva uburemere bwacyo kandi akaba yagira icyo akora. Tugahera iwacu mu muryango, icyo dutegereje ku mubyeyi twakivuze ni ukwita kuri ba bana yabyaye, akababonera ibyangombwa bishoboka biri mu bushobozi bwe, akababonera umwanya, akababera urugero rwiza. Mu muryango ubwo turaharangije. Ariko noneho abaturanyi cyangwa se inzego zegereye umuryango, umuntu wa mbere wegereye umuryango uyobora ingo hagati y'icumi na 20 yitwa mutwarasibo. Hakaba n'umudugudu, komite y'umudugudu. Aba nabo tubategerejeho uruhare runini mu kumenya abantu bafite abana bafite kino kibazo, abana bishoye mu buzerere, urubyiruko rwishoye mu biyobyabwenge, urubyiruko rufite rutangiye kugaragaza ibimenyetso ko rushobora kwishora mu biyobyabwenge. Mutwarasibo na rya tsinda twavuze rishinzwe igororamuco rikorewe ku muryango bagafatanya mu kumenya bano bantu no kubagira inama hakiri kare. Kandi ingero zitugaragariza ko iyo bamenyekanye bakagirwa inama hakiri kare, abenshi babivamo hakiri kare inzira z'ikigendwa. Noneho wa wundi wageze kure akaba ariwe wazajya ufashwa mu kigo ngororamuco cyangwa se ku kigo nderabuzima. Naho dufite izo serivisi zifasha abantu babaswe n'ibiyobyabwenge, ndetse tuhafite n'abapsychologist babafasha mu mitekerereze. Ubwo rero tuvuze uruhare rw'inzego zegereye umuryango, ariko kandi hari n'uruhare rw'amadini. Abanyarwanda turasenga abenshi. Oya, ahubwo iyo ugiye kureba bose twese muri rusange, nta muryango n'umwe utagira idini. Yego. Rero abanyamadini nabo badufasha, abayoboke bawe kabafasha kumva ikibazo kitwugarije cy'urubyiruko ni rwinshi cyane ruri kwishura mu biyobyabwenge. Kandi ufite umwana wese bishobora kumubaho. Ntago wavuga ngo ngiye umwana wanjye ngo nta kibazo afite, ntago wabimenya, nawe ejo ashobora guhura n'abamushuka. Ni ngombwa rero ko twese duhagurukira hamwe, naho abanyamadini bakadufasha, bakigisha ababyeyi, urubyiruko bakarubumbira hamwe, bakarufasha, bakaruherekeza. Twumva rero ko buri wese agize uruhare, buri wese akumva ko bihangayikishije umuntu, buri wese akagira icyo yakora, iki kibazo cyarangira. Nibwo butumwa twaha abadukurikiye. Urakoze cyane. Reka nkushimire cyane wowe waruduteze amatwi, ngira ngo ikiganiro wacyumvishije. Reka nkushishikarize kumva igice cya kabiri nkinira ahangaha, ariko ntucikwe n'ikiganiro kizakurikiraho ubutaha, aho tuzaba tuganira kuri byinshi ku byerekeranye na challenges zituma abantu bishora mu biyobyabwenge n'uburyo tugomba gushakamo ibisubizo. Yes, reka nkushimire cyane wowe wabanye natwe uyu munsi. Nshimira buri muntu wese wagize uruhare rwo kugira ngo iki kiganiro gice kuri Radio Rwanda. Ngewe wakibagezagaho ni Morino Mwiza. Shalom shalom. Tugeze party ya mbere. Yego. Tugiye gukora igice cya kabiri. Kubera yuko ibi bintu ni byinshi, ntago byari gukwirwa mu kiganiro kimwe. Yego. Uko nari ndimo kubara iminota.
iminota bivuga ngo iyi ngiyi irahagije kandi Yego. ikiganiro urumva ko kirangiye neza so bivuga ngo n'ubundi tugiye kongera gutangira dutangira pariti ya kabiri ariko noneho tugaruka hehe ku mbogamizi aha sibyo imbogamizi gusa se ni uya nyine ku mbogamizi n'ibindi bisigaye inyuma yego twavuga ku mbogamizi n'ibindi ushobora no gukomoza kwa kundi mu igororamuco se bimera gute mubafasha iki iyo bavuyeyo bigenda gute yes nta kibazo okay tujye gutangira sibyo yego Yes reka nongere mbashimire cyane mwebwe muteze amatwi Radio Rwanda kandi ukaba wahisemo kumva ikiganiro Purpose Rwanda wowe utwumvira naha mu Rwanda ndetse unatwumvira hirya no hino ku isi nakubwira yuko ushobora no kunyarukira kuri social media za Purpose Rwanda cyangwa se no kuri Radio Rwanda ukatubwira uko urimo kudukurikira aho uherereye cyangwa se nicyo wifuza kutubwira okay oya reka njya gutangira sibyo nta kibazo twagiye urumva Yes reka ngusuze kandi ngushimire cyane wowe wahisemo gutega amatwi Radio Rwanda ikiganiro mo kumva rero ni Purpose Rwanda nanjye urimo kukikugezaho ni More n'umwiza Karara reka nizera yuko aho uri hose umerewe neza cyane ushobora no kunyarukira kuri social media za Purpose Rwanda ukatubwira uko umerewe ukatubwira aho twumvira ukatubwira n'igitekerezo cyawe rero tugarutse mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi aho turimo gukomeza tuganira n'umwe mu bayobozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco aho akomeza adusobanurira uburyo bafasha ababasanga muri ibyo bigo by'iwawa cyangwa se n'ahandi hose aho bakorana batanga izi serivisi kugira ngo bafashe abantu babaswa n'ibiyobyabwenge kongera kugaruka mu buzima bufite intego kandi ubuzima butarangwamo ibiyobyabwenge ahangaha rero turakomeje watuganirijeho ku nkingi zimwe zigize iki kigo cyangwa se ku bintu bimwe na bimwe mwibandaho ndetse n'ubukangurambaga burimo gukorwa hirya no hino mu gihugu cyacu abe mu burezi abe mu ngo abe no mu matorero cyangwa se mu madini aho hose n'uburyo bagomba gufatanya n'abanyarwanda muri rusange kugira ngo turwanye ibiyobyabwenge muri sosiyete yacu uyu munsi rero tugiye kuganira ni izihe nzitizi cyangwa se ni ibihe bintu bituma mu by'ukuri yenda bisa nkaho bigorana kutagera ku ntego zanyu cyangwa se ni ibihe bisubizo bibonekera muri izo nzira nubwo biba bigoye ni ibihe bisubizo yenda uburyo bibonekamo kugira ngo mu by'ukuri intego mwihaye muyigereho kandi mukize ubuzima bw'umuntu mwifuza gukiza murakoze cyane inzitizi muri uru rugendo rwo kubaka igihugu kizira ubuzererezi yego zirahari ariko izo ntago tuzitindaho ntago zaduca intege n'ubundi twahamagariwe gukora ibikomeye yego tugafasha igihugu cyacu ndabikunze cyane tugafasha igihugu cyacu yego kugera ku gihugu kizira ubuzererezi n'imyitwarire ibangamira abaturage haracyari imbogamizi rero zigenda zigaragara aho nk'uko twabivuze mu gice cya mbere aho byagaragaye ko hari imiryango imwe n'imwe irimo ibibazo by'amakimbirane no kutumvikana kw'ababyeyi ibyo rero bigakururira abana kwiheba bakaba bajya mu biyobyabwenge cyangwa se bakaba bajya mu buzima bw'ubuzererezi mu muhanda iyo ni imbogamizi ya mbere turacyafite imbogamizi z'ababyeyi twanabivuze mu gice cya mbere ababyeyi bamwe na bamwe ubona batitaye ku nshingano zo kurera nta mwanya bari guha abana ntibabyitayeho icyapfa we ni ukubyara gusa ni ikibazo gikomeye kandi twabonye ko umubyeyi niwe wa mbere niwe uri ku ruhembe rw'imbere mu kurangiza kino kibazo ariko kandi turacyafite n'urubyiruko umubare muto si umubare munini birumvikana bamwe ubona
bari gushaka kunyura mu nzira ziboroheye kugira ngo bagire icyo bageraho, aho kuba yakora umurimo abonye ushobora kumuha ifunguro, kumubonera ibyangombwa nkenerwa mu buzima, akumva we imirimo y'amaboko, umurimo ukomeye ntawe ushaka, ahubwo agashaka ibyoroshye. Nibo rero tuzabona bahuye n'abantu bakabaha ikiraka cyo gucuruza ibiyobyabwenge akabyemera kubera ko bamubwiye amafaranga menshi, ariko bamubwira kuba yajya gukora wenda ubuyede n'urugero, cyangwa se kuba yaba umufundi bakamuhemba ibihumbi 5 cyangwa 4 ku munsi, akumva ibyo atabishaka, akumva inzira yoroshye ni ugushikuza telefoni y'umuntu ku mugoroba, agashikuza ati ngenda yishikuza wenda nyigurishe 30, akumva ibyo biramworoheye. Abo nabo turabafite kandi iracyari imbogamizi. Indi mbogamizi tugifite ariko mu ngamba zihari nyine tugomba gushaka ibisubizo, n'abana benshi bagicikishiriza amashuri, abana bata ishuri ugasanga yatangiye. Nk'ubu natanga n'urugero nk'abo dufite mu bigo ngororamuco, abana abarimo 70% ntabwo barangije uwa 6 w'amashuri abanza, ndetse harimo n'abarenga 2500 batazi kwandika no gusoma. Urumva rero izo ni imbogamizi dufite, ariko dufite n'ibisubizo. Muri iyi minsi tumaze iminsi dukora inyandiko irimo ingamba zivuguruye zo guhangana n'iki kibazo, mu nkingi yo gukumira, mu nkingi yo kugorora, no mu nkingi yo gufasha abarangije igororamuco. Ibi bibazo rero mu bufatanye, kuko no muri twabivuze mu gice cya mbere, ni ikibazo kireba abantu bose, umuntu wese akumva abigize ibye, inzego zose zikumva zibigize ibyabyo. Turatekereza ko kandi twizeye tudashidikanya ko muri ubwo bufatanye, muri ubwo buryo umuntu wese agiye kumva uburemere bwacyo akakigira icyo akagira n'icyo yakora, ikibazo kizagabanyuka ndetse cyane. Urakoze cyane. Ahangaha reka twongere tugaruke ku nzego nk'uko wari umaze kubivuga, mu rwego rwo gukumira. Mu nzego zo gukumira ni ubuhe buryo abantu bashobora kubona n'ibikoresho bifasha abo bafasha, abe mu mashuri nk'uko wabivuze, za club n'ahandi nkaho, kugira ngo abantu birinde kwinjira mu biyobyabwenge, cyangwa se n'iki bakora muri urwo rwego rwo kugira ngo izo nzego uko zigiye zitandukana, zisabwa n'ibintu bimwe, ariko se ibyo bakoresha bica mu nzira imwe. Ndagira ngo ahangaha ufashe yenda ku bantu baduteze amatwi, ni izihe nzira cyangwa se ni ibihe bikoresho mu buryo bwo kugira ngo abantu bafatanyirize hamwe bwo kugira ngo babone rezilita zimwe cyangwa se babone ibisubizo bimwe. Hari uburyo bwinshi bwashyizweho buri kudufasha kumvikanisha kino kibazo, ndetse no gufasha abishoye muri iki kibazo cy'ibiyobyabwenge n'indi myitwarire ibangamira abaturage. No mu gice cya mbere twarabivuze ko nibura ku kigo nderabuzima, Minisiteri y'Ubuzima yashyizeyo nibura umukozi ushinzwe gufasha abantu bafite bino bibazo. Iyo ni intambwe ya mbere nziza. Ufite bino bibazo kuba yakwegera ikigo nderabuzima kikamufasha ni intambwe nziza. Ariko kandi no mu bigo by'amashuri hagiye hashyirwaho karabu zo kurwanya ibiyobyabwenge, ndetse ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC twagiye dukorana kenshi, izo karabu zigahugurwa, zigahabwa n'udutabo tw'imfashanyigisho. Nabyo ni ibikoresho bihari byafasha urubyiruko kumenya uko ikibazo kimeze, ingaruka zacyo n'icyo bakora. Ndetse hari ibiganiro bigenda bitangwa yaba kuri radiyo na televiziyo, urubyiruko ruba rukwiye kubitega amatwi rukumva ubutumwa butangirwamo. Ikindi, hagiye hashyirwaho inzego zitandukanye
aho twavuga nk'itorero ryo ku rwego rw'umudugudu narwo ni urwego rwiza rwashyizweho aho abantu bo mu cyiciro kimwe bazajya bahura bakaganira kuri ibyo bibazo, ufite ubunararibonye akaba yaganira n'abandi ndetse akagira icyo abafasha. Ubu buryo rero bwose bwashyizweho bukoreshejwe bwatanga umusaruro kandi abafite kino kibazo bakabona amakuru ku gihe n'ubufasha bakaba babuhabwa. Yego, byiza cyane. Ahangaha reka twongere tugarure ku hano nko ku igororamuco rikorewe mu muryango. Ese ni ubuhe buryo cyangwa se muri sosiyete rusange ni ubuhe buryo bundi yenda tudasanzwe tumenyereye abantu bashobora gukoresha kugira ngo barinde n'abarimo kugerageza kuyoboka iyo nzira kugira ngo bagerageze kugaruka bajye mu murongo muzima? Ubu buryo bw'igororamuco rikorewe mu muryango, yego, no mu cyiciro no mu gice cya mbere cy'iki kiganiro twarabivuze, ni uburyo twitezeho umusaruro ukomeye. Icya mbere ni uko bugiye gufasha leta kuba bwagabanya imibare y'abajyaga mu bigo ngororamuco cyangwa se ibigo binyurwamo by'igihe gito, aho badafashe uwo mwanya wo kujya gufashwa mu bigo bindi, ahubwo bitarinze ko umuntu agira ikibazo kimurenge ajye gufashirizwa mu kigo ngororamuco, ahubwo umuntu dutangire tumumenye hakiri kare. Ya komite yegereye uriya muntu irimo abantu 5 nk'uko twabavuze: umukuru w'umudugudu, ushinzwe imibereho myiza mu mudugudu, youth volunteer, mutwarasibo ndetse n'inshuti y'umuryango. Bamenye ibi bibazo hakiri kare, bamenye urubyiruko rushobora kuba ruri kugerageza kwishora muri ibi bibazo, bamenye imiryango ifite ibibazo, babaho ubujyanama hakiri kare, ndetse ibyo badashoboye babashakira ubufasha. Ashobora gukorana n'ikigo nderabuzima, ashobora gukorana n'umurenge, hariho ushinzwe imibereho myiza, umuntu tukamufasha hakiri kare ikibazo kitari cyaba kinini. Nitubafasha rero hakiri kare, tukabamenya hakiri kare, tukabagira inama, ibinaniranye ku rwego rw'umudugudu bagashaka ubufasha cyangwa bakabitangira raporo, ikibazo kizagenda kigabanuka hakiri kare. Ariko kandi ubwo aho ni mu muryango, ariko na rya shuri nk'uko twabivuze naryo rikagira uruhare rukomeye mu gufasha umunyeshuri kumenya uburemere bw'ikibazo cy'ubiyobyabwenge, ingaruka zabyo, ndetse umunyeshuri agafashwa kugira intego no guharanira kuyigeraho, kandi akumva ko adashobora kugera ku ntego yihaye mu gihe ayobotse inzira y'ibiyobyabwenge. Iyo basohotse, hari kimwe kinteye amatsiko, iyo basohotse aho ngaho bamaze gufashwa, bamaze gukira, bamaze gutanga n'icyizere no kugaragaza yuko noneho bagiye guharanira intego z'ubuzima bwabo, iyo bavuye aho ngaho bajya mu buhe, bakirwa gute muri sosiyete? Ese aba bakira yenda babafasha bate? Cyangwa se batangireho ubuzima, yenda nk'ugenda akamara nk'imyaka irenga 5 aho ngaho mu kigo ngororamuco, muri icyo kigo, mu by'ukuri yasohotse atangiraho ubuzima bitewe na experience yawe, cyangwa se n'abantu mukorana umunsi ku wundi, hari umusaruro murimo kubona birimo kuvamo, ukabona yenda umuntu arasohotse ateye imbere, abayeho ubundi buzima butandukanye n'ubuzima yari abayemo. Iyo umuntu avuye mu kigo ngororamuco, twababwiye ko hari ibigo 3. Ikigo ngororamuco cya Iwawa, yego, cyakira ab'igitsina gabo guhera ku myaka 18 kuzamura. Yego. Ikigo ngororamuco cya Nyamagabe nacyo cyakira ab'igitsina gabo guhera ku myaka 18 kuzamura. Ikigo ngororamuco cya Gitagata cyakira abana bato bo munsi y'imyaka 18, ngo n'abana b'abahungu n'abakobwa, ariko kikagira n'umwihariko wo kwakira igitsina gore bafite imyaka 18 kuzamura. Rero iyo bavuye muri ibyo bigo, reka wenda mpere iyo bari muri ibi bigo by'igororamuco bafashwe iki. Iyo bagezeyo, ubundi gahunda zo kubafasha
zibanda ku byiciro bitatu by'ingenzi. Icya mbere twibanda gufasha uyu muntu gufasha guhinduka mu mitekerereze, kumufasha guhinduka mu mitekerereze. Mu rundi rurimi ni psychosocial support, aho tumuhuza n'inzobere ishinzwe kumufasha guhinduka, inzobere zabyigiye zifite uburyo zibikora, zikamufasha zikamuvana ku cyiciro kimwe cy'imitekerereze, bagakomeza gukorana urugendo rw'imitekerereze y'impinduka, akagera ku gihe yumva yifatiye umwanzuro akavuga ati ibi birarambiranye, nabibayemo igihe kinini, numva mfashe umwanzuro. Iyo niyo nzira tumunyuzamo. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Gahunda ya kabiri tubahereza mu bigo ngororamuco ni indangagaciro. Aba bantu kuba bisanga mu bigo ngororamuco batakaje indangagaciro, nibyo rwose. Tububakira izo ndangagaciro. Mu gihe bamara hariya hari amasomo biga mu buryo buhoraho y'indangagaciro, ndetse bagakora n'imikorongiro ngo turebe ko bari kuyamenya no kuyashyira mu bikorwa. Yego. Ikindi ni imyuga. Imyuga kuri ba bandi bakuru b'imyaka 18 kuzamura, tubigisha imyuga itandukanye. Harimo imyuga y'ububaji, ubudozi, ubwubatsi, ubuhinzi, by'amashanyarazi, gutunganya amafunguro, gutunganya imisatsi. Ibyo nibyo tubigisha. Tukamufasha kwiga uwo mwuga no kuwumenya, no gukora igerageza akabimenya. Rero iyo bagiye gutaha, icya mbere tubabwira, tubasobanurira, tumanza kumusobanurira uburyo leta yamuhaye amahirwe. Yaguhaye amahirwe leta, wari uri mu kibazo kigukomereye cy'ibiyobyabwenge, cy'ubusinzi, cy'ubujura, kigukomereye nta n'uburyo ubona bwo kukivamo. Kubera ko dufite leta ikunda umuturage, ndetse leta ishyira umuturage imbere, ndetse leta ifite ihame rivuga ko ubukungu bw'igihugu ni ukugira umuturage ushoboye, muzima kandi ushoboye. Aha rero wa muntu wari uri mu kibazo, leta ntabwo imujugunye. Tumusobanura ko leta yaguhaye amahirwe, kuvanye mu kibazo, iguhaye igororamuco, iguhaye indangagaciro, ikugishije umwuga. Ubu rero nawe harageze ko ugiye gusubira mu muryango. Ni izihe ngamba ujyanye nk'umuntu wahawe ayo mahirwe? Ujyanye izihe ngamba? Bakatubwira ingamba bajyanye. Tugiye gushyiramo imbaraga, tugiye gufatanya n'abandi kubaka igihugu, tugiye gukora ibikorwa biduteza imbere. Iyo rero bamaze kugera mu miryango yabo, birumvikana abenshi kandi twasanze n'ubundi bafite imiryango. Umuntu wa mbere n'ubundi, urumva leta hari ikintu yakoze kinini, guherekeza uyu muntu mu gihe kirenga umwaka ikamuha igororamuco. Leta yakoze igikorwa gikomeye, ndetse cyanatwaye n'ingengo y'imari nini. Umuntu rero aratashye, asubiye mu muryango. Ni ubutumwa tunabwira umubyeyi, ese weho nicyo ugiye gufasha leta? Hari ababyeyi bafite ubushobozi, turamusaba uyu mwana wawe, ese wamubonera imashini yo kudoda? Ese wamufasha kugura ibikoresho yakoresha by'ububaji? Ese wamubonera umurimo yakora? Kuko leta ntabwo yabikora yonyine, kandi hari n'ubufatanyabikorwa witwa umubyeyi, unafite iya mbere mu gufasha leta kurangiza kino kibazo. Umubyeyi rero tumutegerejeho uruhare runini mu gufasha bano bantu no kubakurikirana. Ariko kandi dufite n'abantu baba baravuye mu miryango
itishoboye namba ndetse hari n'abadafite imiryango. yego aba rero muri bwa bufatanye bwacu n'inzego zegereye abaturage z'akarere umurenge nabo turabafasha. hari abo duhuza n'imirimo akazi tugakorana n'akarere bagahuzwa n'imirimo ihari. mu karere haba hari imirimo itandukanye yaba kubaka amashuri, kubaka imihanda, gukora amatarasi n'ibindi. dufite ingero nk'uyu mwaka turangije abarenga 650 bagiye bashyirwa muri iyo mirimo bagakora. hari n'abo twahaye imirimo ku bufatanye na Reserve Force bari kubaka mu kigo ngororamuco cya Iwawa, bari gukorera amafaranga rwose. ubona iyo umuganira avuga ati ubu noneho kuri konti yanjye ya mobile money hamaze kugeraho 300,000. tubu niteguye n'indangiza imirimo nshinzwe hano, niteguye kugenda nkaba nagura amagare wenda nk'3 cyangwa 4, rimwe nkarinyonga irindi nkariha abamverisa, ku buryo nibura ku kwezi nazajya muri 80 cyangwa 100. umuntu wari uvuye mu buzererezi wari ufite imibereho mibi ari kugera kuri urwo rwego. dufite rero ingero z'abantu biteje imbere, harimo abafite amakampani. n'ubu muramutse mubonye umwanya twazapanga tukajya gusura ibikorwa byabo tukanavugana nabo kuri tere. harimo abafite amakampani, harimo abamotari, harimo abasubiye mu mashuri barangiza kaminuza babona akazi, harimo abafite koperative z'ububaji. n'aha muri Kigali zirahari nyinshi. ububaji, harimo ubucuzi, gutwara ibintu n'ibintu, abantu n'ibintu. hari abakora iby'ubukarani, hari abafite salo. hari abantu benshi bagiye bava mu bigo ngororamuco ubu b'intangarugero kandi bafite byinshi basangiza abandi. nicyo rero dukomeza kubafasha ariko tugafatanya n'akarere nanone. wa wundi wavuye mu muryango utishoboye kumubonera nk'igikoresho. hari uvuga ati nkeneye imashini yo gutangira kudoda wenda kugira ngo nshyire mu ngiro umwuga nize. dufite akarere twanabashimira ko uyu mwaka hari intambwe yatewe igaragara, aho rwose uturere ubu tumaze kugera 17 bamaze guha abarangije igororamuco ibikoresho bitandukanye kugira ngo bibafashe. aho rero murumva ko harimo ibyo turi gukorana n'uturere n'abandi bafatanyabikorwa, ariko kandi dukomeje no kwegera n'abafatanyabikorwa batandukanye. yaba mu bufatanye bwa polisi y'igihugu, ni umufatanyabikorwa ukomeye muri uru rugamba rwo kurwanya ibiyobyabwenge no gufasha abarangije igororamuco. hari abo amakoperative yabo ubu twabise noneho imboni z'impinduka. niryo zina dusigaye dukoresha ku barangije igororamuco, ni imboni z'impinduka. dushaka ko umuturarwanda wese amenya ko kuba umuntu yaragize ikibazo akaba yajya mu kigo ngororamuco akaba arangije kugororwa, birashoboka ko yaza akaba umuntu ufite umurongo mwiza w'intangarugero. ari nayo mpamvu basigaye bitwa imboni z'impinduka. twashyizeho rero koperative z'imboni z'impinduka ku bufatanye na polisi. hari amakoperative 9 yamaze guterwa inkunga z'ibikoresho. muri uyu mwaka polisi ifite gahunda yo gufasha amakoperative 60. minisiteri y'umutekano mu gihugu muri iyi minsi imaze guha amakoperative 6 yo mu mujyi wa Kigali agizwe n'abantu 251 yabahaye inkunga za miliyoni 119. bagura amamoto yo gutwara bya bindi bitwara imizigo byitwa rifani. nibyo ubu barenda tugeze kuri gahunda yo kuzigura. hari abagiye kugura imashini z'ububaji, imashini za sudire. murumva ko hari ibintu byinshi biri gukorwa mu bufatanye bw'abantu batandukanye. nuko urugendo rwo kubafasha iyo barangije igororamuco ruri gukora. ibyo nibyo nari nkeneye kumva, ku buryo batavamo bakaza yenda yabuze akazi, ibyo bamutoje yaza akaba umushomeri, bigatuma yongera gusubira muri ya mico yavuyemo. ibyo ni byiza cyane, ndabikunze. kandi rwose tunashimira abantu bose bagira uruhare bwo gutanga uruhare rwabo kugira ngo kuko ni ikibazo nyine dukeneye ko benshi babyumva tugafatanya. kuko ni abana bacu, ni abana mu miryango yacu. tugomba rero gufatanya
tugafasha benshi bashoboka, ariko n'ababyeyi bafite ubushobozi bakagira uruhare mu gufasha leta, twe tugasigara twibanda cyane kuri ba bandi bavuye mu miryango itishoboye. Turi kubona rero ingero z'ibishoboka, ariko kandi tugaruka no kuri ba bandi barangiza igororamuco, ntagomba kumva ko azagira icyo ageraho ari uko abonye inkunga. Nawe namanza atera intambwe, amanza agerageze nk'umuntu wahawe ya mahirwe yo kugororwa, yo kuvanwa habi, agerageze yishakemo imbaraga, nicyo tubigisha mu ndangagaciro, yishakemo imbaraga za resilience, yumve ko nawe hari ikintu yageraho, ariko noneho n'abantu baze kumufata ukuboko, ariko nawe hari icyo ari kugeraho. Yego, byiza cyane. Bivuga ngo ni ugufasha urimo kugerageza kwifasha rwose, ni nabwo bigira umusaruro, ni nabwo bigira umumaro urambye. Byiza cyane rwose. Ahangaha tusa nk'abarimo kugana ku musozo, ariko mbere y'uko dusoza, urabona urubyiruko ni imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba, kandi rwose cyane. Ikindi, ibyo twaba dukora byose uyu munsi, cyangwa n'ibikorwa byiza murimo guharanira aho mukorera, bivuga ngo urubyiruko babaye batabyumva cyangwa se batabigizemo uruhare, nibo gihugu cy'ejo, nibo bayobozi b'ejo. Uyu munsi wa none ni gute urubyiruko rugomba kumva iyi gahunda cyane? Ni gute barimo gutozwa, cyangwa se ni gute barimo kumva iyi gahunda yo kurandura ibiyobyabwenge mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se n'uruhare rwabo n'abanyarwanda muri rusange, kugira ngo dufatanyirize hamwe dukomeze kwirinda ndetse no kurwanya ibiyobyabwenge muri rusange? Nibyo, urubyiruko ni imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Bafite n'imbaraga, urubyiruko rufite rwose imbaraga zakora ibikomeye byiza zikoreshejwe neza. Ni byiza rero ko n'urubyiruko abari kutwumva bumva ko tubategerejeho umusanzu ukomeye muri iyi gahunda yo kurwanya ibiyobyabwenge n'indi myitwarire ibangamira abaturage. Icya mbere, tubategerejeho nyine kumva ko agomba kugira intego yo kugira uwaba we, yo kugira icyo ageraho, kandi agaharanira iyo ntego binyuze mu buryo bwiza, mu nzira nziza. Ikindi, hari gahunda zagiye zishyirwaho zo gufasha urubyiruko, cyangwa se urubuga rufasha urubyiruko guhura bakaganira kuri ibyo bibazo. Icya mbere, hari gahunda zagiye zijyaho nka gahunda y'imboni z'umutekano, aho urubyiruko cyane muri twa turere twegereye imipaka rugira uruhare mu kwicungira umutekano no kumenya bashobora kuba bajya muri bya bibazo by'ibiyobyabwenge, kubagira inama bumve neza iyo gahunda. Ikindi ni gahunda y'imboni z'impinduka twashyizeho y'abarangije mu bigo ngororamuco, bamaze kuba 46,000. Ni benshi. Urwo rubuga bahuriramo barukoreshe neza, bungurana ibitekerezo, barebe ibibagoye, ni iki twakora. Twe nk'urubyiruko turishakamo imbaraga gute. Urubyiruko rero bagomba no kumenya ko twe biranatworohera gutanga urugero ku mateka y'igihugu cyacu. Ababohoye iki gihugu cyacu bakakibohora ku buyobozi bubi, bari urubyiruko bafashe iya mbere, bumva ko bagomba kurwanira igihugu bakakibohora ku buyobozi bubi. Ntabwo byajyaga gushoboka rero iyo baba badafite iyo ndangagaciro yo gukunda igihugu, iyo ndangagaciro yo kumva ko ibintu bishoboka, iyo ndangagaciro yo kwihangana, iyo ndangagaciro yo gukorera ku ntego. Nibyo byabafashije kubohora igihugu, ubu tukaba tunezerewe mu gihugu cyiza. Urubyiruko rero dufite uyu munsi bumve icyo kintu neza, bavuga njye n'iki nakora nk'urubyiruko ngo ntange umusanzu ku gihugu cyanjye. Hari amahirwe bagiye bahabwa, kwiga biroroshye ku rubyiruko. Ubu ufite ubushobozi bwo kwiga arashobora kwiga, yarangiza akaba yakora ibizami, akabona umurimo, cyangwa se akaba yawuhanga. Hari amahirwe rero urubyiruko rwakoresha rugafatanya n'abakuru
cyangwa se narwo rukifasha rugakorera kuri iyo ntego, akiha intego ngo ngewe ibiyobyabwenge sinzabikoresha, sinzabikoraho, ndetse n'uwo nzabona ushaka kubyishoramo nzamugira inama. Iyo akaba ari intego byashoboka, akavuga ati ngewe ngiye gukoresha imbaraga zanjye n'ubwenge bwanjye, sinzishora mu bujura, sinzishora mu businzi, sinzishora mu buraya. Iyo ntego akayigumaho, agaharanira kuyigeraho, agakora igishoboka cyose akayigeraho. Urubyiruko rwacu rubyumvishe gutyo, nk'abantu bafite imbaraga zubaka kandi vuba, ibibazo turi kuvuga bizakemuka. Kandi aho bagize imbogamizi begera abayobozi, barahari. Ubuyobozi bwabo, hari inama y'igihugu y'urubyiruko ihera hasi kugera ku rwego rw'igihugu, hari minisiteri y'urubyiruko, hari ba bandi twavuze bo mu komite y'igororamuco rikoreye mu muryango, ku kagari, ku murenge. Nta muntu urubyiruko rwashyira ikibazo ngo yere kurufasha. Rero bareke guca izo nzira z'ubusamo twahoze tuvuga, ahubwo bakorere ku ntego, b'intego y'ubuzima, kandi bazayigeraho. byiza cyane. Reka ngushimire cyane kuba wabanye natwe uyu munsi. Turabashimiye cyane natwe. Yego, reka ngushimire rero nawe uduteze amatwi aka kanya. Twebwe ikiganiro gisoje ahangaha. Ntabwo nabura gushimira timu yose muri rusange, RBA ndetse n'abantu bose mwadufashije kugira ngo ikiganiro gice kuri Radio Rwanda. Mwabyumvishije rero, ni uruhare rwanjye nawe kugira ngo dufatanyirize hamwe twubaka u Rwanda rufite intego, kandi u Rwanda rutarangwamo n'ibiyobyabwenge. Ntabwo ari ibya runaka, ntabwo ari iby'umuturanyi wawe, ahubwo ni inshingano za buri munyarwanda wese kubaka u Rwanda twifuza twese kubona. Mwari kumwe nanjye Maureen Umwiza. Shalom. Bigenze neza. Bigenze neza cyane. Yego. Akoze cyane rwose. Ubwo bivuga ngo ya gatandatu ibiri izafasha ikiganiro cyawe. Nabonye uburyo wari witeguye, ndavuga nti binagenze neza, nibyo byiza. Umwanya wacu nawo wari muto, ariko ntekereza ko ubutumwa bwumvikanye kabisa. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Buriya ejo nzaguha ifoto, ariko nigera mu rugo nshobora no kuyibatsa. Nta kibazo, nugera mu rugo uze waza kwinyohereza, hanyuma ubundi mbere y'uko banagira nzakusharinga. kandi tuzabasura. Muzadusure. Nabo ngabo nyine wavuga. Dufite success stories nyinshi genda ukabona rwose afite byinshi yabwira abantu, ibintu yakoze, ahageze, mbese ukabona nyine it's promising. Turabafite benshi. Niyo byaba ari byiza, ahubwo bitera n'imbaraga n'abandi. Bitera imbaraga abandi, abantu bakabona ko bishoboka, nubwo hari uvayo wenda agafayiringa, ariko iyo twerekanye abantu benshi byakunze, n'abandi bagira kuraje.